murabona ko aba bantu bari kujya kwiyandikisha buri muntu mu mujyi we, harimo abakecuru, abasaza, abageze mu zabukuru, abana bose umwami ategetse ko bajya kwibaruza buri muntu mu mujyi we. Icyo gihe Yosefu nawe ava mu mujyi wa Nazareti ho muri Galileya ajya mu mujyi wa Dawudi witwaga Betelehemu yo muri Yudeya, kuko yari uwo mu muryango wa Dawudi, agira ngo nawe n'umugore we Mariya wari utwite babarurwe. Nuko bagezeyo umunsi wo kubyara uragira, murabona ko uwo mubyeyi afashwe n'ibise, n'umubyeyi wumvira yafashwe n'ibise, kuko atwite umukiza Yesu Kristo. Abyara umuhungu we w'imfura, amworosa utwenda, amuryamisha mu kavure. Uwo mwana rwose yavutse arira, atubwira ko aje kuducungura kandi atuzaniye inkuru nziza. Yabyariye mu byatsi kuko nta wundi mwana ukwiye bari babonye aho bacumika. Muri ako karere kandi hari abashumba baragiraga amatungo yabo ku gasozi. Abashumba ni abantu beza cyane, barariraga amatungo, ariko nyamara nubwo bakoraga ku kazi ko kurarira amatungo byarabafashije cyane, kuko nibo abantu ba mbere bamenye umukiza. Nuko umumarayika wa Nyagasani abahagarara iruhande. Nukuri kose mu kwizera umuntu agira, ubonekewe na marayika abasesekayeho urumuri maze basha ubwoba. Urabona ko rwose kubona umuntu uturutse mu ngoma y'ijuru bitera ubwoba, kandi abo bashumba rwose nabo bahaye ubwoba, kuko bari babonye umuntu udasanzwe. Marayika arababwira, zashimisha umuryango wose, none mu mujyi wa Dawudi havutse umukiza, ari we Kristo Nyagasani. Dore ikimenyetso murasanga uruhinja rworoshe utwenda ruryamye mu kavure. Umumarayika wa Nyagasani yabahishuriye ko muri ako karere havutse uruhinja ruryamye mu kavure, kandi koko ibyo byari ukuri. Nuko ako kanya inteko y'ingabo zo mu ijuru yifatanya na wa mumarayika, bifatanyije n'umwe waje kuvuga ko Nyagasani yavutse. Basingiza Imana bavuga bati, erega rwose Imana nikuzwe mu bushorishori bw'ijuru. Abamarayika bafite ubutumwa babibwiwe ko bagomba kujya mu kuramya Yesu, bakamuha icyubahiro n'ikuzo Nyagasani Imana akwiriye. Nuko abashumba nabo bajya inama bati, tujye i Betelehemu
tujye kureba ibyo Nyagasani Yesu atumenyesheje. Nyagasani yabihishuriye, kandi koko Nyagasani akunda abana, agakunda abashumba. Bagezeyo baramuramya rwose, bubaha Nyagasani Imana, bamuha icyubahiro akwiriye nk'umwami usumba abandi bami bose. Nuko muri ako kanya twabonye umukiza, twabonye umukiza, twabonye umukiza, twabonye umukiza, twabonye umukiza. bakwirakwije inkuru hose ko babonye umukiza. Nimwishime munezerwe, umukiza yadutashyeho, umukiza isi yatuvukiye. Haleluya, 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 haleluya. Marayika w'Imana batumwe We wish you a Merry Christmas and a Happy